Yes, ibihe byiza wamaje gukanda subscribe aho uherereye hose mu mpande enye z'isi. Nongera kugusuhuza igitondo cyiza ndetse n'uri bubone iyi video ari ku manywa, namubwira nti umunsi mwiza. Niki kingaruye aha rero, hari impamvu itumye nza hano ndetse n'impamvu yihutirwa nsaba n'ubugenzacyaha mu Rwanda aribwo RIB bakaba baza kugenzura ano mavideo cyangwa se baza gucekinga ano mavideo nkuko yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga, ndetse nisabira Dr. B Murangira Thierry yuko baza kugenzura ano mavideo y'uyu mugabo cyangwa se y'uyu mupasiteri wakomeje kugenda atrendinga, ndetse bakaza kuba barana trendingishije akavideo gasa nkaho ariko kabaye intandaro yo kuba yamufungisha. Ariko nge naje gusubira mu mavideo ye yose ko yakabaye, nza gusanga ari ingero yagiye atanga nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse muri zimwe muri video zamufungishije harimo iyi ngiyi. Banza urebe iyi ngiyi, ndagaruka mu kanya kongere turebere hamwe ndetse tunashishoze, dushyiremo ubushishozi. Banza urebe iyo video ubundi ngaruke mu kanya ngira icyo ndenza. Ndimo kubona ufite ibyifuzo byinshi ndetse birimo n'urushako, umaze igihe kinini. Ndimo kubona ufite imyaka igera nko muri 40. Ndakubeshyeye 41 sawa. Shitani yagushizeho ikintu cy'icyangiro gituma bakubwa mugiye kugirana gahunda, bahindura gahunda ku munsi wa nyuma, bagahindura ukamubwira ngo tugiye kubana, ugatereta wese. Ntabwo ari wowe, hari ibyo bagukoreye. Abanzi bafashe roho yawe, bafata umugisha wawe, baragenda. Yes, ngira ngo nibyo iyo video wayibonye. Iyo video ubonye ukuntu yatangaga ubuhamya ndetse ukuntu yababwiraga ngo muzane ibyo mufite, Imana irabakubira karindwi. Ndetse iyo video ikaba ari nimwe muri video zatumye rwose aza kuba yakurikiranwa cyangwa se aza kuba yaba abitswe mu nkuta enye, cyangwa se yaza kuba ari mu butabera aya masaha. Ubu turi kuvugana ngewe nicaye ndeba amavideo ye agiye atandukanye, ndetse n'inyigisho nyinshi yagiye atanga mu butumwa bugiye butandukanye yagiye atanga. Ndetse mbere yo kureba iyo video na nyuma yayo, banza urebe iyi video ndetse wumve n'inyigisho iri muri iyi video, ndetse wumve n'ukuntu yababwiraga ngo nge nabamaraho twanye mbishatse, ariko sinteye nk'abo bandi cyangwa se nkabarusahurira mu nduru. Ndetse byanankoze ku mutima, nkavuga nti ndaza gukora akavideo ndetse k'iminota mikeya nze kugasharinga, musabire rwose mvuge ni Mana Nyagasani, nimba uzi ko uyu yari umukozi wawe cyangwa se yakoraga imirimo y'Imana nk'uko nakomeje kugenda mbona amavideo yatandukanye, uze kumurengera. Ndetse nsaba n'ubugenzacyaha bwo mu Rwanda aribwo RIB ko baza gusubira muri aya mavideo bakareba, ntibarebe video imwe, bakareba amavideo yose, bakareba n'inkomoko y'aya mavideo. Banza urebe n'aka kavideo, ndagaruka mu kanya ngira icyo ndenzaho, ngira n'icyo kuvuga. Ababwiraga ngo mbishatse nayabamaramo, nta mwuka w'Imana uvugiye muri nge. Ibyo avuze n'ibyo papiri yanga, nta Mana inkoresheje, nababeshyaga, ntabwo ari Imana ari bimbwiye. Nagira ngo mbabwire ko mbishatse amafaranga nayabamaramo. Yes, ngira ngo iyo video nayo wayibonye ndetse wanayibonye neza cyane. Ubonye inyigisho yatangaga ndetse ubonye n'ubuhamya yararimo gutanga, ndetse avuga ko ari n'umwigisha mwiza, ko abaye musahuzi yabibi byabo byose kandi akanabibiba mu bwenge. Bishatse kuvuga iki rero? Hari abantu dukora inkuru ariko mu gukora inkuru kwacu, nimba nabyita gushaka views, nimba nabyita gushaka indonke ku mbuga nkoranyambaga, sinzi ukuntu ndi bubivuge kugira ngo bize kumvikana cyangwa se tuze kumva uburemere bw'iki kintu. Umuntu yafashe akavideo, sindi buze kumuvuga hano cyangwa se sindi buze kumumentioningaho, yafashe akavideo ababwira ati
nk'uko mwabibonye muri kariya kavidewo ka mbere avuga ati muzane ibyo mufite Imana irabakubira karindwi, ndetse tube twabasha no kuba twasengera ibibazo mufite. Hari abari bendaga gupfa, Imana ibakuriyeho urwo rupfu. Ni inyigisho nyinshi yatangiyemo hariya rya koranabuhanga cyangwa se za social media zacu zizadukoraho cyangwa se zizatugezayo, nizitatubambisha sinzi icyo zizadukorera. aba aragafashe agashyira kuri TikTok, amajije kugashyira kuri TikTok kamajije kujya viral, ubwo urumva nyine kageze ku babishinzwe. Ari nabyo nkomeza gushimira leta y'u Rwanda ko itareberera cyangwa se ngo ikomeze kureba barusahurira mu nduru nk'uko byari bigaragaye kuri kariya kavidewo, ikavuga ati reka uyu muntu tube tumubitse igihe tutaramenya ibye, n'igihe tukimukorera amadosiye cyangwa se tubanze twinjiye mu bye. Ndahamya neza ntashidikanya ko wenda inzego zibishinzwe zaba zabonye ino videwo yindi ya kabiri nari mberetse. Nimba bayibonye rwose, uyu mugabo ngiye naje gusanga yabarengana. Gusa ntabwo nje guca urubanza, sindi umuyobozi cyangwa se sindi n'umwe mu babishinzwe, ariko ku ruhare rwanjye nk'uko nari nabibonye, nabonye umugabo rwose yari arimo atanga ingero, abaha ingero. Gusa nuko twitaye ku kavidewo kamwe, akaba ari nako katumye wenda bitagenda neza, akaba atari mu kazi ke ka buri munsi cyangwa se akaba atari mu mirimo ye, akaba ari mu nzego za leta arimo kwisobanura. Gusa nyine Imana ikomeze ibigenze neza. Ariko icyo navugaga ku mashusho media cyangwa se ku bintu tugenda dukora rimwe na rimwe, ari nabyo bigenda bituzanira akaga ku mashusho media. Urumva akimara gupostinga ako gafoto akagashyira kuri TikTok, yamaje kugashyira kuri TikTok, wakabonye abagasharinze kuri WhatsApp, agashyira kuri stati ya WhatsApp. Kakigera kuri stati ya WhatsApp, wakabonye yahise agakuraho akigashyira muri group. Urugamba rwahise rubera aho ngaho. Rero ndagira ngo ikintu ngiye kumentioningaho, igihe tugiye gukora ikintu kijyanye no gupostinga cyangwa se gushyira amavideo ku mashusho media yacu, tujye tubanza turese aya mavideo hari muri bimwe mu bigize icyaha, cyangwa se nyiri kuyikora cyangwa se nyirayo ntibyamukoraho. Nitumara kumentioning icyo kintu tukamakinga sure ko ibyo twabishyizeho umucyo, ndahamya neza ko tutazajya twisanga mu makosa nk'ayo twisangamo uyu munsi. Ngewe nkoza akavidewo k'iminota mikeya, ntago naje kurondogora, niyo mpamvu narinje ngo tuganireho gake. Hari ibindi ndimo kubategurira, n'umuriro watse kwa Regis na Miki. Ibyo byose turimo turabikoraho. Kuba tutabikozeho si uko tuba tutabonye izo nkuru ziri break, ahubwo tubanza gushungura tukareba ese bimeze bite hagati ya Miki na Regis, ese barapfiki. Nyamara mwakomeje kugenda mubona competition nyinshi zo bagiye bahanganiramo, ubungu bakaba sinzi irushanwa bahanganiyemo basa nkaho ari byo byateje impagarara n'umwuka mubi. Ibyo byose turaza kubigarukaho mu yindi video. Ntabwo ibyo aribyo byari bituzanye, ubwo twe tuje kuvuga kuri Pastor Emmanuel kugira ngo turebe ko yarenganurwa cyangwa se yaza gucekingwa, basanga afite amakosa agahanwa, basanga arengana koko nk'uko dukomeza kubona amavideo, nk'uko bakomeza kugenda basharinga aya mavideo, basanga arengana akaba yarenganurwa. Nicyo cyari kituzanye. Imana ikomeze ibarinde kandi bagurira imipaka, ibaha inzira nzima kandi ibarinde intonganya. Ciao ciao.